yarazaga nibuka ko twabaga mu nzu twishyuraga 15,000 ifite ibyondo hasi no hejuru. 15 twe dufite umwana wacu ifite ibyumba kimwe ihomesheje ibyondo hasi byabaga ari ibyondo tujya kuyimukira murumva wa mugani kubaza kandi mu bigaragara umugore mwiza ikigero umukobwa mwiza birumvikana ahubwo nyine bubya narashaje ntibagucaga intege bati ahubwo nubwo nibagiye kukubwira urumva akazi kakimara guhagarara nahuye n'ikigeragezo cy'abagabo akazi k'umugabo akazi kamaze guhagarara k'umugabo nahuye n'ibigeragezo by'abagabo bishaka nyine bati ni gute umuntu usa nkawe aba muri ubu buzima. Ibuka ko haje umuntu w'umudiaspora ko duhuriye muri Beka ngiye gushaka amafaranga ya papa barambajije kwa kuri mwicara mutegereje nyine ko service bayiguha ubwo urumva umugabo nakazi yabaga afite niba nagiye ahantu hose twabaga mbese ministere zose nabaga nagiyemo ku bintu bijyanye n'ibya papa cyangwa mama twabaga turi kumwe niwe bagufasha umwana wamuteruye n'abana cyumva yabaga ari amaguru twavuga Kimisagara tukajya kuri Minicom papa wanjye yakoreraga urwo rugendo tukarigera n'amaguru tukagaruka runne n'amaguru mva nagombaga kuba narushye akabigenda hagera ngenda anyakira umwana kandi bidakwiye ko ushobora kuba tumaze n'iminsi nyine tutanarya nta konsa byo bese ntacyo umwana ari ukunywa amazi gusa turahura wera mu diaspora kafe mu Bwongereza ngo nibwo yaraje mu Rwanda kuva jenoside yarangira ngo yahungiye nyine ngo mu gihe cya jenoside turaganira arambaza ko arambwira ati se wowe na mwana nyine nanjye naje kureba ibya papa ni amafaranga ya muzehe ni gutya ko wenda hari udufaranga twe yaba yarasize muri banki kuko ariho yabitsaga ngati nawe muri escape nindiwe ati wow tubaye inshuti rero ni rwose pe ni ashante ampa nimero ye nanjye muhiyanye urumva sinatinyaga kugira mwana ura n'umugabo wawe no none munenzi ko baguteye inda ukumva ufite n'umugabo tambwa ari n'umugabo wanjye musiko mbona kuze tambwa n'umugabo wanjye ntango nta kibazo turataha mu nimero yanjye mu yageze mu rugo umugabo arampamagara akajya mpamagara akambwira duri ara umujyi muri Kamiriya tukagenda nkambwira shere ngiye kure wa mugabo twahuriraga handi muri Beka aranshaka ese gushakira iki simbizi akanterera agapasi pasi yo twe twarayinambye tukifite urumva ibintu byose byere byaradushizeho urumva agikora aho ngaho muri kiste tugishakana hari udukoresho duke twaye dufite tumaze gukena rero turatugurisha rero hari mukuru twagurishije intebe tugurisha umuntu aragenda agiye agutera ipasi ugiye kureba undi mugabo arambwira anansigaranira umwana turaganira muri Kamiriya ambwira ko nashaka kumpindurira ubuzima arambwira ashaka ko tujyana mu Bwongereza ko ari haba ugata umugabo nkamusiga arambwira ati kuntu usa ntago wose ukwiye kuba muri ubu buzima icyo gihe nari nanutse meze nk'uramugoze nanutse pe naniyambariye agatenge nakazunguruje nkageze nk'aha ngaha arambwira ati ntako nta mugabo twamuha amafaranga tukayisigira amafaranga hanyuma nge nawe tukigendera njye umwana wa nushaka uzambwire tuzavina hadusezeranye nahagiye ubuzima bukomeye bubi mba numva nyine hari igihe bingora kongera kubisubiramo kuko n'ubuzima nyine nisanze mu bintu ntatekerezaga n'ibikomere rimwe na rimwe na harassment uviye inkuru yanjye kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe. Bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo.
abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, no kuvuga kurogwa. African Healing Herbal bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255569563 nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze mu mwaka wa 2026. Dukomeje kukwifuriza intangiriro ziza z'umwaka wa 2026. Tukwifurije buri kimwe cyose wifuza mu buzima, by'umwihariko niba ufite urugo ugire urugo rwiza, niba icyo ufite cyose kigende neza. Mwakoze. Ndi kumwe na Honorine, mudamu mwiza muri kureba ahangaha. Merci. Yego, Honorine, uraho neza? Muraho. Umeze neza? Umeze neza. Yego, tugiye kuganira. Yego. Kutakuza mwibwira gute? Ku bantu batanzi, nitwa Ugirase Honorine. Ndi mama w'abana 4 n'umutware. Yego. Tugiye kuzuza imyaka 13 tubana. 13 mu bana. Ntabwo ari mike? Ntabwo ari mike kurikije struggles ziba zarabayeho, ntabwo ari mike. Bifata nk'imyaka, n'urugendo rurerure. Yego. Ariko hamwe n'Imana n'urukundo no gushyira hamwe, Imana nyine tubone tugejeje kuri iyi myaka. Wowe n'umwashakanye ariko mwarakundanye koko cyane. Yego. N'ubu kandi nabibonye yagejeje hano. Wabibonye? N'ubu pe ntacyo nshinja Imana kuko niyo zabo ya mbere mfite. Uri mu bagore bake bataka abagabo babo gutyo? Exactly. Kubera iki? Urumva afite memories nyinshi mba mwibukiraho. Uko biza kose hari abantu bakunda kubana, mwaracanye mu buzima bugoye, hanyuma nabyita nko hari wenda uko iminsi igenda ishira, niba nabyita guhararukana, niba nabyita ibigeragezo bituma hari ucika intege, kumva ko ubwo nyine ukayibona nk'ibisanzwe. Ko ngewe iteka ryose mpora mubona nka wawo ndi muri cya gihe cyanjye, kuko yari mu bantu bandwaniye ishyaka. Twarwananye intambara nyinshi, mba numva ntagomba kugira uwo nzisimbuza. Umunsi ku munsi se uhora ubona ari mushya cyangwa hari ubwo umuharurukwa? Yewe we ntabwo bibaho. N'abantu batuzi bajya bibacanga. N'abana bacu memu, kuko umwana wacu w'imfura azajya secondaire muri uyu mwaka tugiye kujyamo, azakora icya leta. Ariko ari mu bantu, we ni imfura yacu n'umukobwa, niwe wenyine dufite. Ariko ari mu bantu bajya babwira papa, bakamwati papa ninshaka umugabo ntankunde nk'uko ukunda mama nzagaruka. Oya sha. Bivuze ngo rero kuba umwana hari icyo ababonamo, hari ikintu kidasanzwe ababona. Urumva iyo myaka yose ibishize akabona ntago mwitwara nka babakecuru, ntago arumva mwatonganye, ntago arumva intambara muri urwo rugo. Uko bisa kose urwo rugo aba rwifuza. Yego. Biraryoshye cyane. Honori, mbere ko tutangira neza inkuru yawe, byanze kunze ibyo nibyo tugiye kuganiraho, ariko struggle, uburyo mwarwanye kugira ngo mubane n'ibindi byabanje. Tubanze tubwire abantu ko mufite YouTube channel, abantu bayimenya hakiri kare. Mufite YouTube channel ya famille yacu yitwa Honorine wa Jo. Honorine wa Jo. Honorine wa Jo. Umugabo yitwa Jo. Umugabo wanjye yitwa Ayirwanda Joseph. Yego. Hanyuma tukaba Honorine wa Jo. Yego. Uze nyine ndi wa Jo nta wundi. Nta wundi. Yego, nagiye gufata umwanzuro wo kwita Honorine wa Jo kuko nararebaga nyine nkabona abantu kwiyita izina ry'umugabo. Hari ukuntu iyo wubaha umuntu, njye mbibona abantu ku muntu yitwa izina ry'umugabo, nkabona ni ibintu nyine by'abantu b'abakire, b'abanyacyubahiro, kandi nkabona byo ntibiri hafi.
nkabona nyine ni ibintu ntarageraho ariko nabaye okay muri iyi minsi mbona nkiri rubanda rugufi reka niteho Honorine wa Joe. Honorine wa Joe. Byibona numve ko mbigendeye. Yego. Aha. Niho hantu kwiryo zina. Ni hatari. Nakuzashyo niryo ry'umugabo ni wa koko. Mbona simbizi nyine mbona ari ibintu by'abakire. Ko mbona usa n'abakire. Ko mbona usa n'abakire. Cyane ko babyibeshya. Niko babyibeshya ariko yego Honorine behind the scene ntabwo ari byo ufite inkuru yawe y'ibyo waciyemo reka tuyitangire hasi byagenze gute? Honorine ndi umwana wavutse ndi umwe ku babyeyi banjye bombi twari dutuye mu mujyi wa Kigali mbere ya jenoside hanyuma umubyeyi wanjye yakoraga mu cyo twita izi nzego za leta yego kandi bitoroheje hanyuma nyine igihe aya mateka twanyuzemo biza kuba ngombwa ko nawe agenderamo aza kwicwa yanishwe ku itariki ya 7 nyirizina jenoside yatangiye mu gitondo ubwo ni yishwe akurikiranye na Gata hanyuma ninjye urumva ninjye wari imfura bapfuye mfite umwaka umwe n'amezi baza kumwica amaze kumwica batera grenade mu rugo barasahura hanyuma mu rugo hari umwana mama wanjye yari abereye nyina wabo yari yarakoze ikizamini cya leta cya primaire papa muhemba yuko atazajya kwiga muri leta ahubwo azamushakira ikigo muri Ecole Belge rero jenoside iba yarahari cyane ko nari maze nk'iminsi binaraye mbatijwe bimwe mu byo Katolike n'abantu bamwe bo muri famille bari bagihari urumva urabyumva bamwe benshi bahaguye aho ariko bamwe bo muri famille baragenda ko tante wanjye ukurikirana na papa we yarahari bamutera grenade ariko bamujyana CHK urumva ntiyarazi bikurikira ntiyarazi ngo nanjye napfuye ntiyarazi ngo nasigaye nabyo yarazi nza gusigana urumva naho gasaza no musaza wanjye kwa mama wacu hanyuma twe dufite umukozi wo mu rugo nyine aravuga ati bwo ntago bikunze ko ntabara databuja na mabuja nibura reka ndinde umwana wabo ndasigara kayaduhisha bukira akatushyira mu nzu urumva nawe yari mu bahiga akaduhisha mu nzu akajya guhiga ntabwo akadukingirana akajya guhiga bimwe basahuraga by'inyama nizi nka bica n'ibiki akatuzana akadutekera isosi wowe nande njye ni umusaza wanjye kwa mama wacu yego tukarya tukanywa hanyuma nijoro akadusiga mu rurabyo rwabaga aho mu rugo cyari kirabyo kinini cyagandaye ngo yego amakuru nyine baduha tubwira ko twakimaze mu kwezi hanyuma abona kuduhisha nyine ntibizava avuga ateka nafite mama wacu kwa kundi mama wawe ashaka akajyana na murumuna we noneho papa wanjye akaba yaramushyingiye umusirikare baba hano mu cyafi twe twabaga hano mu Gitega imbere y'umurenge hanyuma rero icyo gihe yaratwite inda y'umwana w'imfura yaragiye kubyarira CHK kuko bumva abagore b'abasirikare barabahishaga nta kibazo hanyuma rero amenya ko ariho ari aravuga ateka mushyire ba nyina wabo nabuze bizakurikiraho nubwo databuja ntamutabaye ariko bandi majyane aradutwara ngo kayagenda nyine abantu bamwakatibizana tubica tereka ariko tunutwo nibikiye ntibamenye yuko ari umukozi wo mu rugo aragenda aduhereza anti arambwira ati dore ibyo nari nsigaranye ibindi ntimuzabimbaze hanyuma ubwo buzima tubugendanamo anti wanjye urumva nari ndi umwana w'umwaka atangira urugendo rwo kunyonsanya n'umwana we w'imfura urumva ni ubuzima papa bagiye kumbyara bo bari babantu nyine bisobanukiwe urumva ababyeyi banjye bose bakoraga ama ministeri bambyara bumva barabiteganyije barabitekereje umwana utaraye waramenyereye ubwo buzima bubi n'iki bwo ntangiye ubuzima bwo guhunga muri jenoside hanyuma igihe kimwe nyine ngo mu nkambi bimeze nabi kabisa nenda gupfa interahamwe iraza iravuga ati ngo yongo mbabajwe n'uyu mwana utarishwe n'abantu akaba agiye kwicwa na macinya aravuga ngo nubwo nishe amaraso y'abantu benshi nkakora amaraso y'abantu ntazigera mbabarira ngo nabura reka ntabara uyu Imana izabimbaze cyangwa se izabinyishyure
arabwira ati mufata urumogi mugende muteke mu gikoma hanyuma mumuye cy'amasaka barampa urumva bategereje gusa ko mpfa bakorosa barampa barangije babona indazanzamutse igikoma baracyitwaza mba ndokotse gutyo igihe cyo kugaruka mu Rwanda kibaho ndagaruka tubana no kwa anti wanjye nanashimira cyane kuko Imana yarabakoresheje kugira ngo mbe ndiho ubu ndabibakesha cyane mfite uwo muanti wanjye iteka mara numva mufitiye umwenda kuko ni nka mama wanjye still nawe niyo nabyaye niwe mba hafi ni mama wanjye nyine umuntu uvukana na mama wawe niba navuga nyine abantu bavuga ngo ni nyoko wanyu ni mama wawe yambereye ahantu bose batari bari urumva yari afite izo mpinja umugabo bari guhunguka umugabo baramwica urumva yarataye igisirikare baramwica afite abana babiri bakurikiranye nanjye ubwo urumva ndiho turahungukana igihe kiza kugera ntangiye kugira nk'imyaka nk'ikenda nza kumenya famiye ya papa ko ihari baraza barantwara banjyana iwabo kujya iwabo noneho struggle zatangiye urumva nagiye kubana na mukecuru ubyara papa tubana numva nyine ari umuryango ntazi urumva nayo narakuriye kwa mama wacu ibintu byose ari byo nzi bantwara ntabishaka mama wacu atabishaka avuga ati murantwarira umwana muramujyana hehe umva mbese biba intambara ariko nyine nanjye birananira barantwara bakajya bambwira turawita mama wawe ntabwo ari mama wawe ni mama wanjye yaza kunsura akarira ntimwaritse nkajyana na mama bakabyanga nyuma baza kumbwira ngize nko mu myaka nk'icumi arambwira tura ntabwo ari mama wawe ntabwo bishoboka ntabwo ari mama wawe papa wawe baramwishe mama wawe baramwishe urumva cyari igikomere kubwira umwana wakuze azi ko afite mama we urumva nahoraga nibaza impamvu bantandukanyije na mama urumva ntabwo biri kumvikana hanyuma ari ubwo buzima mukuriramo bwo kuba kwa mukecuru ni ubuzima nyine umuntu wese yabaga areba ibye inyuma ya jenoside wese yabaga areba ibye urumva wese yari afite kwiyubaka ariko ngiye nkahora buri munsi numva ko iwacu ari he kwa mama aho mama avuka by the way nubwo nyine umuntu bareba inyungu z'umuntu ariko bafite umumaro munini bankoreye munini mpora nibuka kuko urumva nakomeje kuba muri urwo rugendo mva njya kuba kwa onkire nkahava nkongera nkajya aha buri wese avuga ngo fata nawe niho ngejeje nawe fata aha niho ngejeje biza kugera igihe njya Icyangugu kwa anti wanjye nyoko wanyu kwa shangazi nahagira ubuzima bukomeye bubi mba numva nyine hari igihe bingora kongera kubisubiramo kuko n'ubuzima nyine nisanze mu bintu ntatekerezaga n'ibikomere rimwe na rimwe na harassment nabyo biza kwanga ndagaruka nza kwa onkira aho n'abari bankuye kwa data wacu igihe kiragera nkora ikizamini ndatsinda ariko sinajya kwiga muri interna nabwo nigaga kuri harassment ivuga ngo nudatsinda uzajya guhinga amasambu yanjye n'aya soya size uzayahinga niga kuri izo pressure ariko n'ubundi ntisinajyayo niga mu kigo nayo yazize zikiza demiri ngira ngo 2009 ndayiga ariko mbona ntabwo bizakunda mbona uko mpabaye n'ibyo nkora mbona ntabwo bizakunda mpita njya gushakisha uburyo mbona farije ndayishaka njyenyine urayishakira nyine narababaje gusa bambwira aho nabaga aho mu rugo twabaga nicyo cyonyine bankoreye njya hara ku murenge ibintu byose mbijyamo ku murenge banga kubyemera bati bandangira umuntu batuye n'uyu nakumenya ni uri buguheshe kugira ngo ubone farije amenerivare kuzishyura byabaga bigoye ndajyayo ngezeyo umuntu aranyibuka arambwira ati ntibishoboka urambeshya nta mwana kwa kana kukiriwe ntindahari ati nibibaho arambwira ati bakwitaga ngo niba ukiri byo ndamwana banyitaga Fiyete ati ntago ari byo abwira madamu ati jya mu cyumba undebera agafoto aka invitation baduhaye bajya kwita umwana izina
ndebere ko kari ifoto yawe. Umudamu arakareba agaruka mbona aje muri saro ari kurira. Arambwira ati uyu mwana no kwa kanaka. Arabyitegereza arambaza wabagaho imyaka yose, ndamutekereza none se kubera iki ibintu byose wabigiyemo wenyine, ndamwana uko bimeze. Aranshorera njyana ku murenge, mbona baranyanditse anyusuriza amafomu buzuzaga, arambwira ati dore ubu gufotorwa bigeze mu karere ka Kirehe, ubu urajyayo. Icyo gihe bafotoraga pari karere. Mfata urugendo ndagera navuga ngiye nshaka kujya kwifotoza mu bya Farije, bati se ibyo bintu ndamwana nuko. Urumva rero bafite n'ibikomere yuko papa bamwishe, iby'imitungo ye ntibazi iyo byahereye, ntibashake kubyinjiramo. Ngi Kirehe bande batashaka kubyinjiramo, abo mba nyine kwa onke famiye ntiyashaka kubyinjiramo. Naya ibintu nibi hari igihe ubu abazi ko uwo muntu nyine umuryango we warangiye, ubu wabyinjiramo bakabona ko arabe basigaye. Ndamubwira oya, njyewe niba nyine nkeneye kwiga niba ibi bintu nibi bigenera abana barokotse jenoside, nanjye nkeneye ko nyine mbibona, kuko simbona ibyangombwa nkuko mbikeneye. Niba bitabonetse ngombe njyewe mbibone. Njya Kirehe, ntazibagirwa njya kwa onkire ngira ngo amfashe wundi wo kwa papa. Mbona ntacyo abifashijeho, nibuka ko narebye umuntu wabikoragaho ngaho, arambwira ati tuzajya ejo, tuzinduke kare turagenda 10:00 ku karere ka Kirehe. Tugenda n'amaguru, mvuye ahantu bita mu murenge wa Gahara, tugenda n'amaguru twirirwayo. Banga no kumfotora, barambwira ati turagufotora guturu Kigali twe tugeze naha. Cyoko se kuko nyine umunkire yari afite izina rikomeye, ndamwifashisha. Uwo mama arambwira ati reka nyine babwire yuko kanaka ari so wanyu. Barabikora, mbona bahise bantambutse baramfotora. Ariko urumva sinagombaga guhita ntaha, nagombaga kurindira abantu twajyanye, kuko inzira twanyuze ntabwo nari nyizi. Nibuka ko twageze mu rugo mu masaha 4 z'ijoro. Bambwira nabi bihagije, umuntu utaguhaye itike kandi kuva aho hantu ujyayo byari kuri moto hafi $3,000. Ngo watinze, ndibaza se arabizi ko najyanye n'abantu. Iyo umuntu atagufashije nta nubwo narebe ibyo wagiyemo byibura ngo amenye ko byakunze. Ndabyibuka ko naharaye rimwe mpita bucya ntaha, ndagaruka nzi Kigali. Ubwo urumva mu wa mbere muri 9 nishyuriwe na Farije, nibo bampaye amakaye. Hanyuma rero umva yuko narebye nkabona ntabwo bikunda, navuga mfata umwanzuro wo kujya kwiga muri interne. Abana ubwo nabonye Farije byose irabinkorera. Nari mfite agatelefone nari narakoreye muri Expo bwa mbere. Naragiye muri Expo ndakora, niga nkirangiza ikizamini cya leta ndagakorera, amafaranga nkuyemo ngo ndankora agatelefone. Icyo gihe rero ko gatelefone niko kamfashije kukagurisha, njya gushaka ikigo Kabuga. Hani Kabuga ndagishaka, mpasanga umudirectrice w'umumama, ndamutekerereza ukuntu bimeze. Arambwira ati rero nkurikije ukuntu ibintu byawe bimeze, atubwiye n'iki se ko bazakwemerera kuza kwiga iwanyu. Ndavuga ngiye bazabyemera, nimba tu umutwaro ariko nta kintu bazampa, nzaba norosoye wabyukaga. Bazabyemera. Cyane mibwira umugore wa onke arabakire, barabakire bacuruza pe. Arambwira ati bwonke nawe bimugera ahita ambwira ngo niba nta kintu uzanyaka ngo Farije ngo numva ngo byose irabitanga. Naraje nditegura, ndangije directrice arambwira ati hano matora turazitanga za Farije ziba zihari, impano izo ndaza na parking. Urumva hari ukuntu babaga bashyize amasabune mu rugo bacagaguye mu rugo yasigaye ku kazi ko baracuruzaga iduka. Ndaza niba uducimo, niba n'amashuka y'ibice, aba ariyo njyana ku ishuri, nakaga telefone nakagurisha. Nibuka byari 300, ariko uribaza ko nagiye nta n'ibike bampaye. Nibuka ko amakayi natangira mu mwaka wa 2 secondaire, nayo urabona aho ubuzi kuzasoreza mu makayi. Ngiye narahacuritse abariho ntangirira. Sinari nzi ko n'amakayi bayatanga. Ndavuga nicyo mfa nuko
ngenda ubwo mpita ngenda ntacyo kwiyorosa mfite ishuka nagiye mfata imwe nkasiga imwe nkayitwara ngeze ku ishuri nakomeza nandika muri ayo makaye ariko haciye iminsi haciyemo ngira nk'ibyumweru nka 3 nsanga n'abandi kuko njye ufite nagiye abandi baratangiye bamaze nk'ukwezi biga ari byo nirirwamo hanyuma batanze amakayi mbanda yabonye batanze amakaramu mbona uniforme barazimaye ngezeho matora barayima apo ubuzima nubwo ariko nkaba nararwaraga igifu bikomeye pe hanyuma ngira amahirwe ubwo kwiyorosa imbeho yo ntacyo yantwaye kuko nahise mbona umwana n'ubundi waje nyuma atinze ariko afite akaringiti hanyuma turiyorosanya turararana turiyorosanya ubuzima burendereye ntibyatinze rero kuko indyo yo muri entene yahise inanira bitewe n'igifu biragorana noneho nsanga ni abantu batajya batanga regime marwarira igifu bikomeye kugeza ubwo ikigo cyahagurutse abo twabanaga muri ARG coordinateur aravuga ati umuntu agiye kuzadupfana kubera iki mu mafaranga farije yishyura hariho ibiryo bye gukuraho amafaranga yiwe nyine yagatunze umunyeshuri mu gihembwe mwayamugeneyemo ibiryo nawe akarya njye mbyibuka ko coordinateur we warwaniye iyo ntambara ikomeye kugira ngo mbone regime mbaye imfura mu maregime n'abaje inyuma ubwo wabaga urwaye igifu wagera kuri tangente hanyuma nabo bakavuga bati niba ufite ibipapuro byerekana uko ndere nameze ngo nawe urinjira muri regime ntangirana no kurya regime z'ibirayi nibuka ko ari njye umuntu wakonsomye amafaranga y'ikigo menshi niba ari umuntu wakonsomye farije narayikonsomye kuko nararwaraga niyo najyaga muri crise gakenya ariko igifu cyanye ntago cyabaga ari igifu cy'ibiryo cyangwa ari cyabaga ari kwitekereza cyabaga ari kwitekerezaho nkibaza hazaza hanjye nkibaza ubuzima nkibaza ise ibi bintu bizarangira gute none nareba nkabona ingo zose zo muri famiye narazirangije nkibaza ninjye kibazo nkibaza bimeze gute navuga kubera iki navutse ndi imfura ubu nabwo rero mvuka mfite musaza wanjye mba naragiye kwa musaza wanjye cyangwa tuba turi guterana izo mbaraga akambwira ati ihangane iyo ngira muri umuna wanjye mbafite umuntu uri kumbwira ngo ihangane ibyo bintu byose rero ngiye nabitekereza nakibuka izo struggles zose igifu kikanje ubwo ngubwo abantu bikanombe babaga banzi kuko ambilansi yazaga ibavuga ati ni ikigo cy'amashuri atabati woni honorinoje kuko inshuro nyinshi nabaga ndi mu makoma nanayavamo mbese nkahora mfite abamenta batarangira ku ishuri niba hari ikintu kibabaza jera n'ubupfubyi ko noneho uranakaba imfubyi ukoze byibura uvuga uti ugenda wuza byibura iby'ababyeyi bawe byibura bakoze noneho bapfuye nta buzi nta sura ntaki ubyumva mu mateka noneho byancaga intege byataye kujya kwibuka nkumva ibigwi bya papa kumva ibikorwa papa yakoze muri famiye nareba noneho ngewe uko uhagaze numva ni ibintu bikomeye bituma ngira intego yo kuvuga ngo numvaga ntangira gutekereza urugo nkiri muto ndavuga ngo papa hari impamvu yagiye kare nuko yashatse akuze ndavuga ariko buriya ngiye nshatse nkiri muto hari igihe abana banjye najya gupfa byibura abanzi ibyo bintu bimbane gikomera nkumva kwiga ahubwo numva kwiga nyine nta kintu na kimwe bimbwiye nkumva ntagu yabyo mfite noneho ngeze mu wa gatatu ngeze mu wa kabiri urukumva ko nahise njya muri internet umva ko farije bimpaye sasa rero ntashye mu gihembwe cya mbere nsanga bapanze kwimuka bakava mu Rwanda iwanyu ntibabimbwira nsanga ibyangombwa byose barabishatse ntibabimbwira nsubira ku ishuri maze nk'icyumweru barampamagara ati ngwino dusezere ndagenda ndabasezera ariko bari bagiye kwimukira he Uganda bavuye mu Rwanda ariko abana benshi babo benshi barabajyanye mbere kwigayo hanyuma barampamagara ngo ngwino turagushaka si kwa so wanyu hari kwa unkire nyine kwa data wacu kuki batagufataga nk'umwana wabo umwana w'umuvandimwe wabo tubyihore komereza hanyuma barambwira ngo baranshaka ndavuga se ko nta tike mfite
ndavuga aho kebura ubwo umuntu agiye mu rugo bamubwiye ko ari we bamushaka baramuhata ikigo byose musubizayo nguze inote y'igihumbi kuva hano urumva twabaga hano Gikondo ku Gikabuga ndangije ngo igihumbi kuva Kabuga ugera hano Gikondo byari 300 ndayaguza ndangije ngo nsanga hari ibirori usanga ibirori cyo gusezera abantu umudamu wanshyira mu cyumba arambwira ati umwana wanjye wihangane ntabwo tugikomezanyije se gute ndavuga ati ni kakandi kuko namenyere ko bahora banyirukana ubwo nabyo niko bigenze arambwira ati tugiye kugenda kandi nabonye mu marese passe bashatse nayawe irimo umugore ntabwo yabaga bizi se umugore yego urumva hari ukuntu umudamu yari yoroheje cyane ahubwo bimwe akabikora kubera nyine atinya umugabo mbese we ntacyo umushinja kandi bari n'umupasiteri bari abapasiteri nashyira mu cyumba arambwira ati nta pasiporo yawe nta rese pasi yawe irimo tubivuze ngo ntabwo tugikomezanyije unkire nawe baraje mu cyumba arabimbwiye ati ntabwo tugikomezanyije ati ubwo nimufunga no guzashaka ahandi hantu uba nahamagaye bashangazi urumva umuryango wose aruzi ko ariho mba nahamagaye bari umunabe ngababwira ati nimufate umwana none wabajye mu nshingano ngiye gukomereza ubuzima hanze wapi ubwo aratangira arambwira ngo ahubwo ngubwongere ngo niba urashaka za nimero zabanyuko wanyu kongera ugasubirayo ngo ntabwo mbizi nibase byambanye isomo rikomeye urumva wasubira ku ishuri ukiga utekereza yuko utafite ahantu utaha nahise mpamagara murumuna we ndambwira ati mpa nimero z'ahandi arazima nawe ntiyarazi icyo nzimwakiye ndabahamagara subira ku ishuri ariko abana bakabona none ndi kurushaho kugira kirize cyane ariko nta muntu nabwira ndibuka ko mere wanjye wo muri ayeje niwe muntu wa mbere we na pere nashyize ku ruhande mbabwira buri kimwe cyose mere icyo gihe yambereye imfura cyane we na pere zino ayeje zatugiriye umumaro abantu baba escape cyane ku ishuri nicyo kintu cya mbere cyatugiriye umumaro yego pere wanjye yafashe inshingano arambwira tugiye ku umwana wanjye nigaga mu wa kabiri yiga mu wa gatandatu agiye gusoza ngo agende arambwira ati ngiye kuva muri ubu buzima bwo ku ishuri ariko ntabwo nzagutererana aturumva ngiye kuva mu buzima bwo kuva ku ishuri niba ngombwa ngiyewe nzakujyana iwacu mbangize na musaza wanjye wabaga muri twabanaga muri ayereje ariko we ameze nkaho yungirije muri coordination ya ayereje abibwira iwabo abibwira mama we yari uwo mu Mutara isi naramaze kwisetingamo ko nyine abana b'inshuti bazanjyana mu mafamiye twaratashye muri vakansi njya kwa mama wacu wa wundi wanyonyeje wampunganye ndabasura vakansi irarangira kubitobara ngo mbabwire icyabaye birananira ntibigeze babimenya kuko numvaga ahantu navuye ndi umwana w'imyaka 6-7 kwasubira n'umwana w'imyaka 16 kubabwira ngo baranyirukanye cyangwa ngo baransize nabo ubwabo bye byarabere bikomeye nibaza ikintu gitumye babaka umwana nabari ababyeyi bakandeze ndavuga nabangiye kubatera umutima mubi nabangiye guteranya amafamiye yego vakansi irarangira antamhereza amafaranga yo kujyana ku ishuri namurundi n'undi murumuna wa mama nama amafaranga subira ku ishuri ntababwiye ikibazo mfite kagenda njya ku ishuri ariko noneho mpita nijima mu maso cyane ko n'ubundi no guseka ntibyabagaho kuko nahoraga numva nta kintu kinshimishije na kimwe kibaho nabona abana baje kubasura kuri visite nkahita nibwa ko njye nafite umuntu uzigera unsura nakibuka ko abandi bana hari akazu kabaga hepfo ya dorotwari kabaga ngo ari muri kantine njye namaze hafi igihembwe nazi kiberamo nkaribaza ko ari akazu ko mbona abana bakajyamo nkabana animatrice ari kujya kurwana nabo bagasora hari ahantu habamiye numva nari Jean de Poche njye nagiraga zinjyanayo tante ayo mafaranga yamaye nagiye Kabuga ndagenda nguramo amakotex ngira gute nibuka ko ayereje yaradutunze cyane ku ishuri yaduhaga amakotex ikaduha ayo masabune yego kandi mu by'ukuri atari uko
aho tuvuye batabibuza kandi najyaga njya mbona abana be bajya ku ishuri kuko acuruzaga iduka akaza agasuka muri saro buri wese agafata igipapuro akajya ashyiramo ibihwanye n'ibyo bamutumye yifuza ukaviramo aho njyewe sinigeze mbona n'umuti w'isabune sinigeze mbona navuga ngo akira ko text imwe nabura ujye ku ishuri cyane ko icyo gihe nari ntaranabijyamo kuko imihangayiko nabaga ndiho nari ntaranayijyamo nako nigeze ambwira ati darakira umwana ugiye muri interna ajyana ko text narinze njya muri interna ntazi icyo umwana ajyana ku ishuri ntakizi pe ibaza umuntu akurekura akakurekura atakubajije ngo ufite ikayi akumva akatakumva ngo wagiye ku ishuri atabaje ati yajyanywe n'iki ko nta tike namuhaye ngo akurikirane ngamenye umwana yigaye subira ku ishuri ariko noneho ndushaho kuba umurakare ndushaho gusharira ndushaho kubiha mpita mbwira ni matrice numva nshaka kujya ndarangiye nuko ndanga ko ndarandira mu buriri umwana turana akagira ikibazo akaba yabaza impamvu ramaze kubera icyo akorera umwana nshaka kurara njyenyine amarira yanjye yabagazwe n'ishuka nibuka ko umwana wo kwa onkire yarankundaga ku buzima bwinshi nakitwa ko nabayemo n'ubu ndacyamushimira twaritiranwaga cyane kuko papa wanjye izina yariswe papa yari mwisi aravuga ngo nanjye nimbyara umwana nzamwita gutya njya ndwana ishyaka igihe cyose rero nkibiwabo kwa data wacu n'umwenda nambaraga niyo wabaga wawuguze yabaga ari gucuruza umwenda wamucaho akavuga ati uyu mwenda wakura fiye akawungurira no kugira yari mukuru kuri njye ariko atandusha imyaka myinshi andusha nk'imyaka nk'ibiri cyangwa itatu nyuma yaho no kugira ngo urumva narafashe umwanzuro nasanze hari abana nka bane baguma mu kigo mpita nidekara kwa directrice ko noneho ntafite aho kuba kandi bose bari abahungu ari njye umukobwa ugiye kujya mba mu kigo tete saramwatise uzaba mu kigo gute abandi ari abahungu uzaba mu kigo gute namwe sese nabaga muri dorotwari naho bakagira dorotwari yabo nanjye nzajya mba muri dorotwari yawe gute uzaba muri dorotwari yawe wenyine nta matrice hari ubu ngubu hagize abazamu cyangwa babandi handi abanyeshuri baciye turi hazacamo abantu amwana ngiyewe ndabyiyemeje nkiri muri abyo wa mukuru wanjye abahamagaye anti shangazi wanjye wabaga mu burasirazuba aramubwira ati ndakwinginze fiya ntago afite ahantu ho gutaha urumva nabo bumva bimutse babo bagenda ari ku ishuri bageze yarabaza ati fiya ariko ntawe muzanye ngo fiya ngo farije namurihira iramurihira se kubimurihira imuha naho arara ngo hoya ngo farije ngo byose izabimuha fiya arafata umwanzuro ko njye twavuganaga kuri telefone y'umwana wabaga mu kigo namuvugishagaho ahita ahamagara shangazi aramubwira ati fiya ntafite ahantu ho gutaha ndakwinginze gerageza amuha nimero ku ishuri yo aramubwira ati gerageza urebe yuko yakwemerera agataha iwawe kuko nta hantu afite ho gutaha mbona nimero iramamagaye umwana arambwira ati hari umuntu ugushaka ndamwitaba aranyibwira ndamumenya arambwira ati se basura ryari ndamubwira nti ku cyumweru bazasura twari turi muri chômage arambona araje kunyumvisha kujya kubiwe byarwaye ikintu gikomeye numvaga ikintu cyitwa famille numvaga nta kizinuzwe ni igihewe nageze n'abantu bavuga se none bava mu ishuri mwigira kuba umukozi wo mu rugo ko nibura uri umukozi wo mu rugo bazagutuka ariko uzaba uri buhembwe udufaranga runaka uzagwiza uzanashaka gato uyibemo n'umuntu yanakubwira naba ari kubizi ko atari iwanyu n'ubundi ukabyihanganira hanyuma aranyigisha ntabwo wajya kuba mu kigo umuryango turahari urumva niwe muntu nari ntarabaho niwe nyine nari ntarajya kubiwe abandi ni narababayeho aranyigisha ariko nkumva ntabwo biri kujyamo nkumva ntabwo bishoboka aranyigisha ndagenda njyayo nahabaye imyaka 4 ariko nyine naho hari intambara ushobora guhuramo nazo ariko utabwira shangazi cyane ko atabaga yabaga ari ku ishuri yigaga muri UR urumva jenoside yabaye akiri kwiga irangiye amaze kwibaka n'umuryango arongera arasubukura
nkaba imyaka n'urumva niho nahuriye n'uyu mufiyanse wanjye yego uyu tubana. shangazi ariko kubera shangazi mwiza. Shangazi we yambereye shangazi ahubwo intambara zaberagamo nizo yabaga atazi nashatse kwinjiramo. yego none se ndashaka kumenya tutarinjira uburyo wahuye na fiyanse wawe uwo so wanyu wa undi wagiye wa undi bagutaye mu Rwanda n'umukobwa we. Umukobwa we yabonaga amafuta akorerwa mu rugo ntabyo n'ababyeyi be. urumva ari nacyo cyatumye se wenda ahamagara shangazi. urumva ntago umwana iteka ryose yari iwabo cyane ko ari nawe umwana bakundaga iwabo cyane. Ugiye cyose we ntabwo yabimenyaga kuko we banamujyanye kwiga Uganda akiri muto. Urumva ngewe nibuka ko ngiye nigaga ntaha mu wa mbere we yiga muri apade agiye mu wa kane akaba ari umatike injyana akambwira ati gutaha wataha n'amaguru ariko mu gitondo wakererwa ishuri akambi cyaricari cy'ijana kanegera icyo cy'ijana cya bisi. Gusa se uko yabonaga ko ababyeyi ntacyo baguhaye. Urumva niba bibonaga simbiza bwo yamfataga nyine nko muri ya kayuko nyine ndi imfubyi ntafite kwisana kuko nabana yabonaga ko iwabo ntisanzwe. Ukuntu umuntu abipfubye afite base wabo ba nyina wabo byo ntabwo nawe yabonaga ko ntisanzwe ko bisa kose ko yakunda kubona mpora ameze nk'uwijimye mu maso akagerageza guhora nyine twari tumeze nk'impanga twarakundanaga pe twari tumeze nk'impanga rimwe na rimwe n'amafuti menshi twayafatirwagamo nkaba nshobora kuyahanirwamo kandi twari turi kumwe nawe kandi ari nawe mukuru kuri njye ariko ntibigaragare. Rero wewe nyine urumva ahantu yabaye nk'ahagira umutima mubi no kwibaza ukuntu bansize bakaza kandi babizi ko nari mbari mu nshingano kuva nkiri umwana muto. Kurumva banzanye hafi muri za 2000 tukiba hano hubatse convention hakitwa ku Mugano niho twabaga. Ntangira nyine ubwo buzima noneho shangazi nyine igihe kiragera nza guhura n'uyu mutware wanjye. Urumva bari barangizanyije ingando muri secondaire aza kumusura ariko banasengana njya ku rusengero rwabo nza kumubona kuko yaririmbaga muri korali ari na dirija wayo. Uyu mugabo wawe umugabo wanjye ko azi kuririmba. Yego azi kuririmba pe utamuzazane tuzazana azi kuririmba azi kuririmba. Njya nkunda kubimubwira buriya niyo hazamutse umuhanzi arambwira ati izaba imbuto ntirizarumba. Yego njya nibuka ko tugikundana Bruce Melody akizamuka arambwira ati uyu muhungu ahazaza hazaba hakomeye. Agati shagenda ubusuru yazaca kuri ba Meda azaca kuri ba Debeni mba nyine nago arambwira ati doraho nibereye nyine ni umuntu arabwira ati kubuzi kuririmba byo ntabwo wantuburira ngo mbikunde ntabwo uje kuririmba imbere yanjye ngo ntuburire mpita nkubwira n'ukuntu uburira. Nubwo buryo rero twamenyanye mu ngewe ndebye ukuntu aririmba numva neza ruraje nkavuga ati sharano mufite umuntu uzi kuririmba pe. Tangira nzi ko ari ugufana ndamufana ariko nawe akaba yarafite amasezerano yuko Imana ambwira ngo umuntu muzabana. Umva nawe n'umuntu asengaga cyane ko twasengeraga icyo gihe muri ADPR. Imana ikambwira ngo umuntu muzabana afite ahantu ndi kumwigishiriza kuko yarize bihagije. Kayo nawe akaba yaraseberaga ngo Imana izamuha umwana umugore umuntu nyine w'imfubyi. Ndamwomora ibikomere ku ishuri abaga ari pasiteri ku ishuri akagira guhura n'abana bafite ibyo bibazo. Sinkamenye rero ko ariyo mukansara Imana yantegurira. Yego tuba duhuye gutyo tukajya tuganira bisanzwe nka dirija najya ku ishuri nkamubwira nti tugiye ku ishuri bimbwira indirimbo mwari pese nshyashya numva ari ibyo ariko nawe ukajya gusenga Imana ikamwira ati nyamara ngiye naguha igisubizo ariko ntabwo sinzi impamvu utakibona. Aho wayisima ko ari muto se mbona ari umwana ati nuri cyanibuka abimbwira hari 2011 niga muri Tronco kandi we yarangije 2010. Urumva 2010 nibwo narindi kurwana za ntambara zo kunsiga njyenyine zo gushaka gusigara ku ishuri wari bwari kurisohokamo.
twamenye 2011 mu kwezi kwa 8 hari kuri Assumption nibwo bwa mbere ambwiye kankunda umvaga ari ibintu hari bwese wiga muri tronco nje niga muri tronco nendaga gukora n'icya leta rwose ndamubwira okay ko nari mfite undi muntu twakundanaga kandi wo ku ishuri wari na duwaye yego ndamubwira numva ni nawe muntu numvaga kuko niwe wankansarengaga cyane tubana no muri famiye ambulance iraje akayigendaho ikigo kagishyira kuri puresha kugeza bishyuye ibitaro mbese buri kimwe cyose abaraje ariko ibimbara intambara guhitamo rero umuntu umwe muri abo kunyemeza ko ari we kandi numvaga rwose pe nta muntu wo mu ntara ntegereje numvaga nkeneye ariko kandi nkumva muri principe mfite nkeneye umuntu uzaba unkunda cyane kuruta uko njye mukunda akankundira ibikomere byanjye akankundira agahinda kanjye akankundira kumugora kwanjye nyine kutishima kwanjye mbese akamenya ko niba nyine narakaye nyine niba isura yanjye yahindutse yihangana bakibaza nyine akajya ambaza kuba iki muri korari utajya uvuga kuba iki utajya useka narinze mva muri iyo korari nyimazemo imyaka 3 batarabona nseka nza nkaririmba ariko nkataha bakajya baca no mu rugo bakabaza kuba iki adaseka mwambwira ati wapi nyine nuko numvaga nyine numvaga isi yarandakariye nanjye narayirakariye nkumva nta muntu nkumva nyine n'isi niba itankunda nta wundi muntu nkunda uba nkumva ngiye nyine ngomba kwimenya nkamenya ibindimo byonyine hanyuma nyine dutangirana urugendo turakundana izo ntambara zizamo ngaho ni umukene cyane ko bari abakene nta kintu bafite pe ariko ngewe namureba nyine kubera Imana yari afite nyine n'ukuntu yakundaga kuririmba niba ko twayaga duhura kenshi nkamubwira nti mbarondire imbere nushaka undirimbira udukorasi cyangwa two kuramya izo nzira nizo zatumye ngenda nseka nashobora kuba yicara ukagira ngo namutumiye ngo ndirimbira atangira kunyomora akanyigisha akambwira ubuzima bwawe bubi uyu munsi ariko ejo hakaba heza n'udaseka ntabwo uzabyarira abana ibyishimo iyo ushatse ubabaye ni ukuvuga ngo n'abana bavukira mu bikomere agenda anyomora tugahura nyine iteka ryose nkahora numva mukumbuye kugira ngo tuganire ko n'umuntu wenyine numvaga wumva agahinda kanjye turakundana hanyuma bumva nari nkiri muri tronkome ka gahinda ko kudasurwa kuri visite aba ari we ukamara akajya kwisurira kuva namenyana nawe yego so hari muri tronkome ntiyigeze hari visite n'imwe niyo yabaga ndibuka ko yarakivana akazi gakenya ko muri Kiste akora muri restaurant ari cashier wabo hano muri Kiste niyo yabaga afite akazi kenshi kakarangira saa 11 yarazaga nashaka bihereze umugetimani ariko mbone ko yahageze aransura pe aransura mara ibikomere byo gusurwa aranga ati nta muntu numwe ntuzigera uboneka mu bantu batagusuye fete zanjye ndangije tronkome azizamo niyo muntu waje kumpa Imana nta wundi muntu nabo asa kumpa Imana turakomezanya mu wa 4 ubwo wahise umureka urumva naje gusenga Imana ngo ndebe ko wa wundi namureka uko ko turi gusenga ahantu Imana irambwira ngo ufite inzira ebyiri ngo guhitamo imwe byakunaniye irambwira ngo iyo ubona idashoboka niyoyo iyo ubona wowe ushize amarangamutima yose ashoboka ntabwo ariyo ntekereza kuri uyu mugabo tubana kare mbona bitazaga yego mpita nibuka ko uwo muntu ariwe nakundaga cyane nabonaga ariwe duhuje ibintu byose ibibazo tubihuje mpita ngomba gufata umwanzuro mpita mfata umwanzuro kuva uwo munsi nahise ngira urukundo rudasanzwe kuri uyu mugabo kuri uyu tubana mpita ngira urukundo rudasanzwe noneho na wa wundi wanjye twabanaga mu kigo ntangira kumubona nk'umuntu uje w'umuntu yukama ahubwo yego najya kumva nyine meze nk'aho ndi kumubona bundi bucya ntawe nzi ntangira kujya muhamagara kenshi cyane ko yarananguriye telefone nyibana ku ishuri ntangira kumva ndi kumukunda cyane tukomezanya urwo rugendo kuva 2011 biza ko izo strago ikigo cyacu baza kugifunga aho nigaga Farije ibona ko bidakunda batujyana kwiga i Nyanza ngeze i Nyanza noneho rimwe nari bebeje by'amarejime biranga
barahagarika hari ikigo cy'abadive bati ntabwo bikunda regime hano mu muceri kandi umuceri sinawuryaga umugabo wanjye byamutwaraga amafaranga bishoboka agera ubwo ajya kwiyabonesha muri resitora z'i Nyanza agera ubwo ampa amafaranga tujya utanga muri kantine buri munsi mbese uhora urabonoma biranga biranana no mu kigo banga ko nsohoka amafaranga akarangirira ubusa nkarwara bakabona ndarwara bakabona ngiye mu bitaro ukwezi kose bakabona nta muntu wo muri famiye yose kandi shangazi yiga hehe i Huye yuwara Nicari 300 kuva i Huye uzi Nyanza bakabona umugabo wanjye ni uza buri munsi narababeshye ko ari musaza wanjye ndabibahisha mbabwira ko ari musaza wanjye ese kuki mutabwira mama wanyu na mama wanyu ngerageza akababwira ati nyine mama arahuze narabwira nawe ujye uvuga kuri musaza wanjye ubwo buzima mbubamo bakabona ngiye kubipfiramo mu bitaro bakanjyana mu kigo bakongera bakanyura bakavuga ati akira mucyure urumva narabwiye ngo ni musaza wanjye akanyura nkaza kundi mu family hano Kigali akavuga ati sindi bukujyane muri ghetto reka nkujyane muri famiye iyo ku mugabo ifamiye yo ku mugabo washangaza aho nabaga nibwo yaragishaka akanjyanayo nkahaba kabona n'ubundi ndinze nkira nta wumbajije cyo gusura gushuri nkasubirayo shanza kubona ubuzima ntago buzavamo ndangije wa gatanu ngeze nko mu gihembwe cya kabiri ngiye kwinjira mu cya gatatu nza gufata umwanzuro ndavantereka nshake ugeze mu kangahe mu wa gatanu secondaire okay ndavuga ni ntabwo ubuzima nazabuvamo reka nshake ndashaka ariko urumva nagiye nshishamo strago zo kutamushaka zo kutamwishimira zo kuba hari undi bashaka zo kuba bande bashaka iwabo iwabo hoya iwacu iwanyu okay no kumva ni umukene inshuti ze zikaya ziza zikangata ntabese nkibaza umutima nkavuga uramuri inshuti yawe ti inshuti yanjye cyane ni inshuti yawe gutari gukumbuza genda mubwira inshuti ze magara zigenda zinca ku ruhande inbox zikambira inshuti ze z'umugabo yego sha banakuranye basanzwe ari inshuti bakamukubuza kwera iki bakambwira bati uramushatse ngo azakugeze kuki ni umukene nibwo akirangiza ishuri nta kazi bivuze ngo iwabo barabakene bimwe byo hasi urumva twahuye nabo hari hashize iminsi nabo ubuzima bw'iwabo bwiyubitse papa we nawe yakoraga mu cyo bitaga electrogaz rero duhura papa we yaramaze iminsi apfuye n'ubuzima bwariyubitse basa nkaho nabo bahise bajya down kuko sheri yari afite mukase na mama we none ibintu byose bijyanwa no kwa mukase ku mugore mukuru kuko mama wa sheri yari umugore muto ibintu byose rero barabitwara kuko umva ku mugore mukuru barabijyana duhura ubwo buzima bwariyobetse yambwira ati nkawe aho ko yaranjyanye wabo mbonye inzu babamo nanjye nyine kavuga ati nibyo ndi by'urukundo rw'umuntu ukunda umuntu avuga ati birani iby'ababyeyi natwe tuzifondera ibyacu batereka nirinde kubireba cyane wenda natwe ntazi ariko ukabona nahantu bidashoboka cyane yego ariko nyine nkaba nta nshuti najyanayo kuko nabaga nzi ko nyine zose ari izinshi intege ako ngewe natekereza we wanyawe nzi nyine nkumva ntabwo ibyo nshaka kubirebaho nyine nabo bakamubwira bati uriya mukobwa uhora urwaye kuriya umukobwa utajya useka kuriya tuzatwara umukobwa udaseka uriya mukobwa tuba tubona ari umunyagasuzuguro ntavuga ntaseka uzamenya icyo yanze n'icyo akunze gute ndakababwira ati ni njye umuzi ndamubwira ati njye ntabwo tugomba kubyinjiramo njye nawe nitwe tugomba kubirebana dufata umwanzuro wo kubana umva twe tubanye mu bintu abantu badashaka tubanye urumva n'ubu ngiye njya mubwira urumva nyuma yaho tumaze nk'umwaka twakoze ubukwe dukora ubukwe bwacu nta muntu se nta muntu n'umwe ubigizemo uruhare muri bwa bukene ziraza zicara hariya kivuga ko n'abantu babigizemo uruhare bamwe bo kwa onkere
ngo baradutwikuriye ariko barabinyuriye imyaka n'ubu baracyabinyurira ngo bari babimpaye ngo nkore butike umufuka umwe w'umuceri wa kawunga nigeze ibintu by'amafamiye hari ukuntu hakiga nigeze nkora kwa Sabi ndi kumwe na Shere uriya amafamiye akunda ibyubahiro barababara ngo ntabwo ngo nabavuze neza ngo navuze famiye yo kwa mama ndababwira ati mucire birarura njye ntabwo nzamubona icyubahiro ntamubonanye ndamubwira ati amarira y'imfubyi ntabwo ajya agwa ahantu ngo ahite yuma ako kanya uko byamera kose uribuka kandi wibuke ko ibintu byose mwankoreraga ntabwo ari uko nabibonaga umwana wese akantu gato geste mumukoreye mu maso ari nziza ibintu ihora iri muri memoire ntabwo igirangira nimbi ibayemo ntabwo igivamo ndabwira ni gute njyewe waho warankoreye ibyiza sinkushime impamvu uvuga kwa mama wanjye kwa mama wacu ndabyara akaza akamerekeza kubyara araza akanindira atitaye ko ibintu byo mu cyaro biri gupfa nabi araza twajya kwibuka tukajyana ibaze iyo myaka yose 31 irashize nta n'umunsi n'umwe muri famiye kwa papa araza ngo tujyane kwibuka kandi kwa mama araza tukajyana kwa mama dere no kwa papa hagerwaho naho tukajyayo ku ma ministeri yaho bakoraga hari abantu benshi bajya bakunda kumbaza ngo nkunda kuvuga ngo kuki ukunda kuvuga umugabo wawe cyane mpamvu buvuga hari ibintu byinshi muziho uko yamaze agahinda ate impamvu yamaze agahinda ntago ari ibya mirenge yampaye si n'ubutunzi cyane ko nta nubwo dufite wenda bigukundi ukazadusura ibona ko nabire nacyo ariko kunyumva kwe no kumva ko turi kumwe no kumva ko ankunze nyine n'uwanjye nyine niwe wanjye ya mvugo y'abungo niwe wanjye niwe wanjye ni ukuri niwe wanjye kuko urumva ibyo byose twabibayemo turinda tumara iyo myaka yose nta muntu wo muri famiye kwa papa unsura nawe ugera iwanjye ngo ni iby'imiryango ngo ntabwo kwerekeze no kwa shangazi se nawe baje mu bukwe amafaranga uguzi twatangije ubukwe wabakubaza ngo twayakuye amafaranga y'impozamarira kwa papa baduhaye amafaranga ngaye 198 niyo twatangije umushinga w'ubukwe kumva ko dushaka kubabera imbere y'Imana ko tudashaka nyine kuguma muri babandi ngo twarishingiye nicyo kintu twakoze tuhita dukora ubukwe turabukora baraza baragenda ubukwe burarangira baragenda nta muntu ushobora kumenya ngo waburaye cyangwa wabwiriwe jera twanyuze mu buzima nyuma yo gushaka bubi tukibyara umwana wacu w'imfura wa mugabo wanjye kakazi yakoraga muri kiste barakamwirukanaho bamwirukanye uwo munsi nabyaye uwo munsi naratashye kuko nabyaye bataranamuhemba icyo gihe ngo icyo gihe baramugambaniye afite ukuntu yarukaga iyo yaberukaga ku cyumweru amafaranga yabaga yakoreye yasigaga muri kese umuntu uzakoreje akayajyana kuri banki kumbi hari baracurishije urufunguzo baraza bayakuramo yose barangije baramwirukana ngo niwe ngo yatwaye ngo umudamu ye yabyaye naherutse igikoma cyo muri teremusi kwa muganga ubwo buzima bugoye tububamo ushobora kumara iminsi 5 utanarebye n'agasosi ngo gashyire ku munwa iminsi 5 igashira ahubwo twirirwa muri enjoyment y'urukundo rwacu ukuntu twakundanye ukuntu twabinyuzemo akanyibutsa ukuntu yazaga kunsura ku ishuri bikarangira ibitotsi bitwishe tugasinzira tukaryama nagace utagiye wibagirwa ku mugabo wawe n'uyu munsi uvuga uti yamujije amarira ikintu cya mbere ntajya nibagirwa ku mugabo wanjye ni urugendo twagendanye mu gihe nkiga muri high school ntabwo urwo rugendo nzarwibagirwa uyu munsi mubanye gute ngiye mbona nta kintu na kimwe kira nyine hari ukuntu ubwiye umuntu abantu bumva ngo iyo mumaranye igihe ngo murahararukana ngiye uzi ko ngiye amaze imyaka 7 nta kazi afite twicaranye mu rugo
imyaka 7 mutunzwe n'iki se? yajyaga mu kiyede, yajya mu kiyede kubera ku icyo gihe yari agifite umubiri ubyibushye, bakamubwira ngo yayobye inzira, agakora, yarangiza igihe cyo guhembwa bakayamwima, agataha yatonyotse aho hose ibisebe, akaza mu rugo tukabaho, akajya gusenga, ubundi bikanga akavuga ati ndongeye ndagiye. Ahanini ubuzima bwe bwabaga ari ikiyede kandi yarize, agakora ikiyede. Agusha muri famiye bakanga ngo icyo gihe urumva ukumva iyo myaka 7 twe tuyibyayemo abana 3. Yego. Imyaka 7 twe tuyibyayemo abana 3, ahubwo style bya bikomere biva inyuma. Ngo twabuze icyo dukora, ubwo gahunda ni ukubyara, ngo nicyo cyonyine dushoboye. Njye nibuka ko nenda kubyara umwana wa 2 yabonye ikiraka cy'ubuyede cyo kubaka convention. Igihe bari kubaka convention nibwo ibura yayikoze hari umuyede, nibwo nongeye jera ndongera ndya umuceri nk'abandi, ndawurya, cya gifu cyawangishaga n'umukobwa umva ndawurya. Yego. Ndawurya nawe warawifuje warabuze? narawubuze. Uyu munsi mubayeho mute? Urumva ubu ngubu afite akazi, ako ngewe nako mfite, afite akazi akamazemo imyaka 5 igiye kuzura. Urumva yakabonye tubyaye umwana wa 4, umwana wacu wa 4 agiye kuzuza imyaka 5. Yego. Nibwo yakabonye, ariko amagambo ari menshi. Uzi umuntu utagize icyo yaguhaye, ntagusurira abana, ntakohereza igikoma cyo kunywa, araheza akakubwira ngo noneho wanashaka no kugira icyo ukora ko byitwa ko ari ibyawe papa we yagusigiye, nabyo bakabikwima. Akibaze umuntu wifata akandikaho ku cyangwa cy'ubutaka bwawe ngo warapfuye kandi uri ku cyangombwa cy'ababyeyi bawe. Style n'ubu ndacyabyirukamo byaranze. Ndanamubwira ngo abihinduze babikosoze bakabyanga. Ni famiye kwa papa nyine. Kwa papa. Yego. Ukibaza ni iki umuntu, niba umuntu utamusaba ntujyayo ngo wenda ngo umumamagane ngo nabuze icyo ngaburira abana, ubaye mu buzima bw'i Kigali ariyo ngiyo yitwa ngo arafite amafaranga. Acyaba Uganda? Aracyabayo, afite n'umurumuna we nyine nkubwira nawe naho afite amafaranga. None se ndashaka kumenya wa murumuna wa muvandimwe bamuvukana kwa so wanyu, mwarakundanaga, nyuma byaje kugenda gute? Urukundo rwanyu rwarakomeje? Numva yagumye Uganda, maze gushaka yambaye hafi cyane. Yarazaga nibuka ko twabaga mu nzu twishyuraga 15,000 ifite ibyondo hasi no hejuru. 15 twe dufite umwana wacu ifite ibyumba kimwe ihomesheje ibyondo hasi byabaga ari ibyondo, tujya kuyimukira murumva wa mugani ngo waza kandi mu bigaragara umugore mwiza, ikigero umukobwa mwiza birumvikana. Ahubwo nyine bubya narashaje. Ntibagucaga intege bati ahubwo nubwo nibagiye kukubwira, urumva akazi kakimara guhagarara, nahuye n'ikigeragezo cy'abagabo. Akazi k'umugabo? Akazi kamaze guhagarara k'umugabo, nahuye n'ibigeragezo by'abagabo. Bishaka nyine bati ni gute umuntu usa nkawe aba muri ubu buzima. Nibuka ko haje umuntu w'umudiaspora ko duhuriye muri Beka ngiye gushaka amafaranga ya papa. Barambajije kwa kuri mwicara mutegereje nyine ko service bayiguha. Ubwo urumva umugabo nakazi yabaga afite, niba nagiye ahantu hose twabaga mbese ministere zose nabaga nagiyemo ku bintu bijyanye n'ibya papa cyangwa mama, twabaga turi kumwe niwe bagufasha umwana wamuteruye n'abana cyumva yabaga ari amaguru. Twavuga Kimisagara tukajya kuri Minicom papa wanjye yakoreraga. Urwo rugendo tukarugera n'amaguru tukagaruka urundi n'amaguru, mva nagombaga kuba narushye, akabigenda hagera ngenda anyakira umwana. Kandi bidakwiye ko ushobora kuba tumaze n'iminsi nyine tutanarya. Nta konsa byo mbese ntacyo umwana ari ukunywa amazi gusa. Gusa umwana agakurura akavuga ati nzi ko ibyo ndi bumwe umwana ibyo ari bimwe birava mu mabere. Turahura uhera mu diaspora kavuye mu Bwongereza, ngo nibwo yaraje mu Rwanda kuva jenoside yarangira, ngo yahungiye nyine ngo
mu gihe cya jenoside turaganira arambaza kuri hano ndambwira nyine naje muri ibi arambwira nanjye nje mu Rwanda vuba ndi mu diaspora ndambwira nagiye hanze kubw'amateka ndambwira ndambwira urabona ko u Rwanda rwacu rwose turibwira arambwira ati se wowe na mwana nyine nanjye naje kureba ibya papa ni amafaranga ya muzehe ni gutya ko wenda hari udufaranga twe yaba yarasize muri banki kuko ariho yabitsaga ngati nawe muri escape nindiwe ati wawe tubaye inshuti rero ni rwose pe ntashante ampa nimero ye nanjye muhiyanjye nkumva ko ari inshuti ngutse mu buzima cyane kumva ngo mu diaspora uvuga uti wenda asama kudufaranga kumbe sinkamenye ikimugenza biranarangira service yashakaga yirangije nanjye nyirangije namubwira nti nta n'umugabo wanjye urumva sinatinyaga kugira mwana ura n'umugabo wanjye no none munenzi ko baguteye inda ukumva ufite n'umugabo ndamubwira ura n'umugabo wanjye musiko mbona kuze ndamubwira n'umugabo wanjye ntabwo nta kibazo turataha muha nimero yanjye mugeze mu rugo umugabo arampamagara akajya ampamagara akambwira duhurire ari mu mujyi muri Kamiriya tukagenda nkambwira shere ngiye kure wa mugabo twahuriraga handi muri Beka aranshaka ese gushakira iki simbizi akanterera agapasi pasi yo twe twaraye inambyo tukifite urumva ibintu byose byere byaradushizeho urumva agikora aho ngaho muri kiste tugishakana hari udukoresho duke twaye dufite tumaze gukena rero turatugurisha rero hari mukuru twagurishije intebe tugurisha umuntu aragenda agiye agutera ipasi ugiye kureba undi mugabo arambwira anansigaranira umwana mwati se ngo usigaranira umwana cyangwa uramujyana ambwira weya reka umwana mutware anherera ipasi ndaza yanampaye amafaranga uwo mugabo ya moto turaganira muri Kamiriya ambwira ukuntu ashaka kumpindurira ubuzima arambwira ashaka ko tujyana mu Bwongereza ko ari haba ugata umugabo nkamusiga ambwira ati no ukuntu usa ntabwo wose ukwiye kuba muri ubu buzima icyo gihe nari nanutse cyane meze nk'uramugozi nanutse pe naniyambariye agatenge nakazunguruje nkageze nk'aha ngaha nari nanutse pe ahandi ntajya nshaka ko ari urumva hari ukuntu shira horaga n'abantu biganye ntashoye ko bamubona nanjye abantu twiganye abantu bambonye ngo barundangiriye urumva nta muntu muri famille menya ngo meze ute kiretse abakazini banjye rimwe na rimwe batarabukaga bakaza noneho naho hantu twari tugiye kwibera rero muri icyo cyumba na salo cyane rwose bati nta none iki hari no ku nzira agatapi twacu twagiraga mu cyumba n'utundi tapi tuba mu masaro bogoshamo twa plastique bimaze ko turangira rero nyine tugiye aho ngaho niko twashashe muri iyo salo bati ko bisa kose nitugashyira muri salo nazajyabona ko ari agasirimu twayaducamo rido aho dushyira utwombo mu cyumba tugaharara wa mukuru wanjye rero yavaga Uganda yazaga mu Rwanda atitaye famille zose kaza konsura muri Kakaruri tukayibanamo kanambwira ati ndakuraza akandaza nukumwe n'umugabo kambwira ati umva none udufaranga twose yazanye gasheduka yadutunze akajya ambwira ati ngewe iby'amafaranga ntago mbyitaye icyo nitaye kureba nkunda birenze Imana izamura urugo nkuru rwanyu nkabona ko ari ibintu ashaka igihe cyose yaza mu Rwanda afere ya mbere agahitira iwanjye yandwanyeho mu buryo bwose bushoboka kuko yaransuraga umwana wanjye w'imfura yaramukundaga yaza akamuzanira utwenda ukabona abandi bose akabasura ariko agataha hahandi wanjye muri bya byondo kandi yari umukobwa w'umusirimu ageze Uganda akorera amafaranga ye ayafite nta kibazo ariko akaza akabasura n'ubu turacyari inshuti nyuma yaho yaje kugira ibibazo by'urushako ndanababara birambabaza ariko nyuma yaho Imana imushumbusha urugo kandi nizeye ko ndumva nizeye ko Imana izamwubakira neza kuko mu bintu bya mbere byamuciye intege anambwira ati sisi ntabwo ibintu ari ibyanjye ati bifite abantu byaremewe nkamwe nagiye gushaka numva nshaka kubaho nkamwe none nasanze ibyo bintu atari ibyanjye ariko Imana yaramushumbishije kandi bakoze ubukwe ejo bundi nanone harimo niwe twabanaga nyuma nandi kuri wa mugabo akansohokana akangurira nkanywa nkarya n'umwana akamuha yawurute
arambwira ati nta kuntu nta mugabo twamuha amafaranga tukamusigira amafaranga hanyuma njye nawe tukigendera njye umwana wa nushaka uzambwire tuzava inaha dusezeranye umwana rwose nushaka uzansinyisha amakontra meza ati nzayemera ngeze amahirwe mbonye umuntu duhuje amateka ariko kubwira mbonye umuntu duhuje amateka ndifuza yuko ndumva nshaka kuguhindura ubuzima kuko ijya kurishihera ku rugo nuko yambwiraga icyo gihe tujya mu mishinga mbwira ukuntu agomba kumuha amafaranga tukamusigira amafaranga nyine ku buryo nta kibazo cy'amafaranga azagira nawe akatwemera ko nta nkurikizi azongera kudukurikira. Ubikoze umugabo wawe se? Nabimubwira twari tumeze buriya ari umugabo wanjye ukuntu tubanyeho tubayeho niba nabyita nk'injajwa mbese ubwo ikintu kibi washatse kumbwira ukakimbitse ujya umenya ko nawe yakize ngo kaba kabaye urwo ni rwo rw'ubundi ubwo nyine menya ko nawe yakimenye niba wakimbikije umenye ngo nawe arakize nyine niyo mpamvu nakubwiraga ngo impamvu mbona tutahindutse nyine n'umugabo wanjye jewe no mu bintu bibaho byambabaza ni ugutakaza urugo rwanjye kuko niho ibyishimo byanjye byose bishingiye mba numva ndamutse ntakaje urugo rwanjye kera ngiye nasubira mu bwigunge bukabije yego narabyaye mfite abana bamara ibikomere ndabizi ariko ibyishimo mfite fondasiyo yabyo ni umugabo ni Jo wanjye ndamwemera ahantu bakunda kumaze ngo kuki ukunda guhora uvuga umugabo ndamuvuga kuko mfite icyo nge munsi none se ubwo wa mugabo reaction ze zabaye izihe ubimubwiye ngiye ubwo ukuntu nari mfite gahunda rero ntabyose nari mfite gahunda yuko narabimubwira ngo ukuntu ugiye kubimfasha reka turye umuntu amafaranga twicaye ngaho niyo target nari mfite reka turye umuntu twicaye amafaranga reba ubuzima igihe twabubereyemo nta muntu tumenya nta muntu umenya ngo twariye nta muntu dusura tubayeho turi ba nyakimenyere kuko twabayeho turi ba nyakimenyere pe njye nawe rero nawe akambuzi nawe ibintu byo kuvuga ngo akambwira ati nta muntu ushaka ko uzigera wereka ko ushaka amafaranga kuko iyo uri umukobwa cyangwa ukaba uri umudamu ukamenya ko ukeneye amafaranga cyane umuntu arugufatirana noneho umugabo ndamureba ndavuga nti si umugabo azancika gutya kwera mbona afite gahunda atampaye amafaranga umugabo ndabimubwira ariko mbona ntabyumva neza dusubiye kubonana arambwira ati hano naguhaye nari nazanye agasheke ka $1,000,000 ko kugenda ugashopinga n'umwana mukiyatsa nyine ukava muri ubu buzima yego nyine urananutse ariko n'ambara twena twizazanya nuko ari akamaneke ari wowe wabishatse naho nugomeza gutyo kandi twayagura ntambaye agatenge biranarimeze nabi narimeze nabi akagenda akabati karaga ubwane keza nakamisa ariko pe inyuma imbere biri kuvirirana yego amafaranga sheke ndayitwara ngejeje mu rugo umugabo ndamureba ndabimubwira ariko nagiye kugera mu rugo njye umutima wandiye kare yego ndamwase amafaranga ninyarya nkajya numva ngo babandi bajya gusha ngo kubaganga ngo barabahemukiye ngo bagiye kumukesha bizagenda nayereka shereshera arande barambwatira shereka tuzarya kagabuye ati tuzarya kagabuye aya mafaranga yafatu yamusubiza umugabo akamumagara fata umuhanzuro namamagara ari 11 za nimugoroba ndamubwira turi he arambwira ati ndi Gacuriro nase ko ngushaka ati so wansenga Gacuro ni ntabwo mpazi kandi koko sizari mazi kandi ngo mvuke Kigali Gacuriro buruzi ko mamenye mfite umwana wa gatatu kandi ndi w'Ikigali arambwira namwana ngo ino duhurira tujya duhurira aza Kamiriya mu mujyi turahura mpita nshyira ya sheke ku meza ntakira atuvuze ntakira ngo bakubwiye se ngo kingo kuri banki bakubwiye ndayigaruye kubera iki sindamwana ngo yanzarya kagabuye cyagenze bite hari ikibazo kirimo namwana ntakira nushaka ko tubana nicyo koze nuyama nk'impano itsoke ariko iby'imishinga nge nawe uri kunshyiramo ntago byakunda ngewe mu bintu
uretse no kuba naramanitse akaboko yuko umugabo wanjye mukunda mwizera ntabwo ibi nigeze mbimanikamo nta nubwo nigeze mbimusezeranya arandeba arambwira ati hajya uvuka i Kigali ndahavuka cyangwa barakubeshye wavuye mu ntara ntoya ndahavuka mwate n'ubwa mbere mbonye umuntu w'umugore unsubiza amafaranga ntanange ngo nakurona telefone cyangwa ashaka ikindi kintu ampa amafaranga yansubye namwe ntakira arandeba mama ibihumbi 20 20 arambwira ati ngakira ugende ugura umwana yawe urute ati kuko ntagusanzwe arambwira ngo ugende ubwire umugabo wawe ngo ntabwo usanzwe ngo yatoye zahabu mu kirombe nuko yambwiye ndataha twavuganye nka kabiri gusa sinamenye iyo byarangiriye umugabo tubaturanye gutyo badutandukanye gutyo ariko ntandukana ndi umwere nta kibazo mfite ariko nizo ntambara nyine ariko n'ubundi zigenda ziza ubu nagiye mbona opportunité z'akazi kandi ntarize ntarabishoje gutya gusuka umuntu ambonye kamwe ati ngo ngo akazi akanyikangamo ko nshobora kuba mfite nka kaminuza kandi nayo ariko nareba nkabona inyuma yaho bimwe hari ukuntu umuntu akubwira ikintu ariko ubona inyuma y'amarido ko atari shyashya kuko numvaga intego yanjye ari ukubaka urugo rwanjye numvaga ubu nicyo kintu jara Imana izakuri ubu ngubu ibintu byananiye kubera ibikomere naciyemo mumara nsaba Imana ngo izampe kurera abana banjye mu bintu nanga ntinya no kureresha kuko simba nifuza ko igikomere nagize ndu umwana cyabaho ariko ntabwo naje kubwira ko nyuma nka 2018 19 gutyo naje kubona umuvandimwe wanjye tuvukana kuri papa papa yarabyaye kera kiga muri kaminuza umukobwa ubugira mukuru wawe ufite mukuru wanjye birashimishije bize ko mukundana ni inshuti yanjye nawe arabyara nkaba ari ngiye mujyana kubyara urumva mfite nanjye abana banyita anti nyine nawe mfite umwana mbere anti nicyo kintu nacyo mbashimira Imana nyuma y'ibyo byose nyine byaje nyuma yakambwira ati itibaze ko ibyo ubuzima bwose icyo gihe cyose ari guca muri ubwo buzima ngiye nari ndi kubona nari mfite amafaranga mba kwa bakuru banjye ngiye nifitiye amafaranga ngiye nifitiye amafaranga nta kibazo ariko nawe ubu byaje kwicanga ntayafite aho yashakiye yarabuze ntabwo cyafite nkuko yarayafite ariko nabura turaganira numva ko mfite umuvandimwe uko nanjye naje kunguka umuvandimwe wo kuri papa rero n'urugendo hari ubwo mba nagiye nca muri make ubwo iyo aba ari ahangaha aba yagiye bimwe na bimwe abinyibutsa hari ukuntu ubundi yabaga azi ko mba ndi mu bikomere ubwo sinakubwiye ukuntu mu gihe cyo kwibuka nashobora kumara ukwezi kose ntagera hanze ntavaho ntajya nseka ari ukwirirwa ndira ariko uko imyaka igenda iza umugabo agenda ambwira ati abana banjye baze kugira babaza papa bamwe ati kuki mama buri munsi iyo twinjiye mu cyunamo ahora atameze neza mama agahora mu cyumba agahora arira buri munsi natwe tukifuza kumubona tukamubura nguko Honori twavuga byinshi twaganira byinshi ni byinshi pe ariko ndashima Imana ko yamaye umugabo ndumva impabana rwiza ufite amatsiko kugira ngo wicarane hano na Jo tuganire tuvuge ku rukundo nawe nyine yabyifuzaga ariko amasaha amufata ariko tuzagaruka igihe icyo ari cyo cyose tuzapange kuko gufatisha bigoye ndahari urumva ariko tuzazana uzamubona ndanyuzwe kuri we uranyuzwe couple ni ngombwa ko tuzubaka by'umwihariko tugize imana tukana couple nziza z'abantu njye naguciye mu ijambo nayo mpamvu YouTube channel yacu ni ukubwira abantu nyine ikintu cy'ubwizerane ku kwibutswa inshingano z'icyakuzanye mbese kwibutswa yuko umuntu muri kumwe ntago ari umupatina gusa ahubwo ni urugingo rwawe ushinzwe kumenya intege nke ze zirukazana ukagerageza kuzamurana urebye twebwe hanini byibanda ku muryango yego channel yanyu ni ya yindi Honorine Wacu turepininga hasi mugende murebe urukundo
Honorine na Jo Jo. na Honorine cyane sibyo mureke tubahe subscription Cyane. biyandikisheho muri benshi Honorine azavuga ati sha ndabasabye nyine natwe mutuzaba yego natwe niba tuzamure Yeah. turifuza ko nyine amakuru tuba dufite se cyangwa experience dufite tuyisangiza abandi hari experience twabonye tuva kwa Sabe twabonye abantu benshi kandi batwungukiyeho pe batwungukiyeho imba numva ngiyo kubera urugo mfite rwiza iyo mbonye urugo ruri gusenyuka hari ukuntu najyaga mbona nkabona umuntu maze ukwezi kumwe ngo urugo rwasenyutse ukumva ngo umuntu ngo ameze gutya ariko ikintu ushimira Imana ni uko iyo myaka yose tunanye n'umugabo ngo bimwe ngo byapare na marere cyangwa kugira umuntu uri close ngo uza kubwira ikibazo nawe tuzi ntawe yego ako kantu mureke rero tugende tujye kwa Honorine wa Jo mukore subscription murebe inkuru murebe ukuntu baganira utuntu dutandukanye ndakora pini hasi tapininga hasi ubundi mujye muklikeho mwiyandikishe mubane nabo cyane nuko nishimiye kuganira nawe urakoze uzi ko ari inkuru icyo ni icya mbere yego uwo marere yarashize kubera ukuntu nagiye nyaganiriza umugabo wanjye ntukarire oya ntabwo bikibaho ntabwo bikibaho niba ari ugukura icyo mwifuriza ni ukugira umuryango muzima kandi ukazanabwira n'abana bawe bakazakundana abana bawe bakazakunda abo bazabavaho n'abana b'abavandimwe babo cyane ni ikintu gikomeye cyane ntabwo njya nibaza umuntu w'umubyeyi ushobora kwanga cyangwa kutumva umwana w'imfubyi umwana w'umuvandimwe we w'imfubyi birababaza so reka rero dusoreze ahangaha dushimiye cyane Honorine ese kuba akeneye kontakite zawe nazo twazitanga yego ni kangahe 078 5 11 60 61 urakoze cyane Honorine nakoze nawe